Hari impamvu nyinshi umukobwa ashobora kumara igihe kirekire ari single. Abasore benshi iyo babonye umukobwa ari single akenshi bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo bagatinya kumutereta. Nk'uko nabibabwiye, hari impamvu nyinshi zishobora gutera umukobwa kuba adafite umusore cyangwa se umugabo bari guteretana. Hano ndi bwirengagiza impamvu zimwe na zimwe mbi, hanyuma mbabwire imwe mu mpamvu nziza abantu badakunda kubabwira ituma umukobwa ashobora kumara igihe kirekire nta musore bakundana. Impamvu abantu batajya bababwira ni uko umukobwa nk'uwo usanga ari umunyabwenge. Murabizi ko muri ino minsi bigoye kubona umugabo uri seriye, umugabo ushaka kubaka urugo akabyara, akaba ari determine mu mutwe avuga ati ngiye kubaka urugo hanyuma rukomere. Abenshi usanga ari abasinzi, abahehesi, abajura bashaka kwiba utw'abakobwa baruhiye. N'ubu ngubu byageze no mu masore, bimwe byateye mu bakobwa wumva bavuga bati sinashaka umuntu udafite akantu, nkaho hari icyo baba bazanye wenda gisumbije icy'umugabo. No mu basore rero ako karwara, iyo nkongwa, iyo virusi yajemo, ugasanga umuntu aravuga ngo sinashaka umuntu kubera ko adafite akazi, Reka nkubwire, ibyo ni imyumvire mibi. Kubera Imana yaremye umugabo kugira ngo asatisfeze urugo. Ibyo rero byo kuvuga ngo nkeneye umukobwa iwabo bafite akantu kabanza kureba umuryango aturukamo, uba wataye icyo bita ubugabo. Kugira ngo inkumi ibone umusore uzi ufite gahunda ifatika, nta kindi kintu kimuzanye, ku mukobwa muzima biba ari amahirwe. Reka mbabwire, biba ari amahirwe. Abagabo benshi bo muri ino minsi baba bashaka kuryosha no kwimara ipfa, bikarangirira aho ngaho, fini termine. Rero kubera ko abakobwa bitonda baba barahuye n'abagabo benshi nk'abo bakabahahamura, usanga barabikuyemo isomo ku buryo utunguka hariya bakaba bamenye ikikuzanye, bakwangira ugatangira kugenda ubavuga nabi. Iyo uzanywe n'ibintu bitari seriye, udafite gahunda, ntabwo birirwa bagutera umwanya, baba bavuga bati ntabwo twakomeza kuzurungutana paka. Nkurikije ibyo maze kubona, abakobwa bamaze iminsi mu buseribateri usanga bazi ubwenge cyane, usanga baragize indi myumvire. Usanga ujya kubaganiriza utaravuga n'ikintu na kimwe, bagahita bamenya ikikuzanye. Niba uje guheheta, ntabwo birirwa bagutera umwanya. Niba uri umusinzi, bakabibona, ntacyo muba mukivuganye, kuko baba bavuga ngo nitwubaka umubano n'uwo muntu, amaherezo bizagira bizasandara mu minsi iri imbere. Murabizi ko muri ino minsi ingo ziri gusenyuka cyane, ugasanga zirasenywa nuko abantu baticara ngo baganire. Rero umusinzi rero hari igihe usanga atitaye inshingano, cyangwa se ugasanga nanone azarwana, ugasanga ababaje umutima w'inkumi cyangwa se w'umugore we. Bya bindi abagabo bagenda babeshya abakobwa, bababwira utugambo dusize umunyu. Abakobwa nk'abo bitonda, mbese bari seriye, bazi ubwenge, bo ntibijya bibakoraho. Ibyo biba ari nko gusuka amazi ku kibabi cy'iteke. Ibyo rero bituma batinda mu buseribatire. Iyo bamaze kumenya imico yawe, umuryango uturukamo n'amateka yawe, niho ugira utya ukumva umukobwa araguhamagaye, ukumva guteye bipe, ukabona aragarutse. Akenshi aba yaribeshye, aba yumva ko yibeshye. Akenshi bibabikora iyo bakwitiranyije n'abandi basore batagira umutima, cyangwa se bakabikora bashaka kwiha akanya ko gutekereza. Gutereta abakobwa nk'abo bisaba kuza ufite intego, hanyuma ukabaha umurongo ufite, utabashushanya, utanabashushubikanya. Ibindi byo kuza wishushanya wigize undi wundi, ubereka ko ufite imitungo, ntabwo bene ibyo bibakoraho. Kubashitura ntibisaba tekinike zikomeye zo gutereta gusa, bisaba ko ugenda utigize undi muntu utari we, kuko iyo wigize umuntu utari we bahita bavuga bati uyu muntu aje kutubesha. Ikintu cyonyine cyabashitura ni ukuza utiyemera, kandi ukaza ugaragaza mapu neza yawe, uyishyira ku meza, nta bintu byo gukata ku ruhande. Hanyuma babyemera bakabyemera, batabyemera ukikatira izawe. Iyo uzi kuganira neza, ushiduka bakwiyumvisemo, baba batakwiyumvisemo, bakakubwirana umutima mwiza ko bafite undi muntu uri kubatereta, cyangwa se bubatse urukundo rukomeye, ko batiteguye kujya mu rukundo rundi. Abakobwa nk'abo bisaba kubatwaza gake gake, nta hubuhubu, kuko baba barahuye n'ibintu byinshi bibi. Ibibazo rero abakobwa nk'abo bagira
hari igihe usanga banyuze ku bagabo beza bagafata abagabo b'ibihomora. Kubera iki? Kubera kudashyira ku munzani neza. Ugasanga nk'abantu baravuga ngo yongo disi, uriya mugore yashatse ngo ikigabo cy'igisinzi, uriya mugore yashatse nabi, ukuntu yitonda. Ibyo rero abakobwa bazi ubwenge nibyo baba birinda. Niyo mpamvu usanga batinda mu buseribateri. Rero niba uzi umukobwa uri singo igihe kirekire, ntibizatume utamutinyuka ngo nuko amaze iminsi adateretwa n'abandi bagabo. Ubundi tuvugishije ukuri, wowe wakwifuza umukobwa ukururana n'abagabo benshi? Kuba atari mu kajagari k'abagabo nacyo ni ikintu cyo kwishimira, cyakugaragariza ko umukobwa yitonda. Kuba umukobwa amaze umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 nta musheri afite, ntabwo bisobanura ko adashobotse, ntabwo bisobanura ko afite indi miziro. Akenshi usanga kuba ari singo bifite igisobanuro cyiza. Uzirinde kumukomeretsa ukwirakwiza ibihuha kuri we cyangwa ngo wumve amabwire y'abantu. Wowe numukenera uzatera intambwe agutera akadobo cyangwa ntakagutere. Uwagerageje arutwa n'uwicaye avuga ngo biransanga hondi. Ikindi kandi mu buzima ntugatinye gukora ikintu kubera gutinya gutsindwa. Ubuzima ni nk'ikizami, iyo udatsinze uno munsi ejo uratsinda. Ugiye ucika intege ntacyo wageraho. Bariya abantu bose ubona batera imbere usanga mu buzima bwabo gutsindwa babifata nk'ikintu toto. Iyo batsinzwe babikuramo isomo rigatuma bakosora ikitagenda maze bakendereya. Reka ndangirize hano aka kantu. Niba ushaka kumenya ubwoko bw'abakobwa utagomba kurongora, ubwoko 5, urebe hasi hatangirwa ibitekerezo muri komanteri, nagushiriyemo link uyikandemo, urahita ugwa ku kiganiro. Niba ukunze iyi video ntugende udakanze like, share na subscribe. Murakoze cyane, naho ubutaha mu kindi kiganiro.